akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Uraza gusobanukirwa impamvu ntangiye mvuga gutya. Dutangiranye n'umukobwa wasinze wigize umusinzi, araza asanga umusore, ahita ashyira ikinini mu cyo kunywa uyu musore yanywaga, ari nako akomeza kugenda umukobwa amubwira ati sheri, atumeze neza, ati mukobwa mwiza, ati tuza, ati njye ntago ndi sheri wawe, ati urabona nsa na sheri wawe, ati murasa neza, ati murasa neza rwose, ubona ko uri umusore mwiza, rega umuntu w'umusirimu wese aba asa neza. Ari nako rwose umusore yahereye karanywa kamaze kumugeramo rwose, atangiye guhuza urugwiro n'umukobwa atazi uze amusanga rwose aho yari yicaye. Icyo atazi ni uko ubwo yamuhoberaga anyujije akaboko inyuma agashyira ikinini mu cyo kunywa cy'uyu musore. Dutangiye filime yacu, nuko tuyitangiye ugiye gusobanukirwa intambwe ku yindi. Umukobwa yahise afata icyo kunywa agiye kukinywa, umusore aramubwira ati no, ati winywa ku cyo kunywa cyanjye ndaza kukugurira icyawe, ati kandi uri umukobwa mwiza, twaza kuganira tukavuga ururimi rumwe, ati sibyo, ati reka nywe, ati ubundi njye kubabwire, ngende mbabwire seriveri azane rwose, ati no, ati wakampayeho rwose tugasangira. Umukobwa ari nako amureba urujisho avuga ati okay, yati banza wumve, ese ni ukubera iki bantu mukinisha abakobwa mutazi, mugahuza urugwiro mutazi ngo ni bantu ki? Ndabakomeje abasore, abakobwa ndetse n'abandi bose, urungano rwose, muze murebe iyi story mbazaniye, muraza gukuramo inyigisho. Nababwiye ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Hari impamvu mvuze gutyo. Reba iyi filime uyirangize uraza gusobanukirwa. Umuhungu yatangiye gucika intege, yatangiye kugwa kawo, ari nako rwose umukobwa noneho atangira kumureba amubwira ati se ubaye ikize, wasinze se? Ari nako abona atangiye guta ubwenge, atangira kumusaka amukuramo ikofi rwose. Ese birarangira bite? Uyu mukobwa ni umujura, uyu mukobwa aje kwiba uyu musore. Mana nyagasani, atangiye gukuramo amafaranga, buri kimwe cyose, akantu ku kandi ugiye gusobanukirwa. Ya kofi, telefone, buri kimwe cyose, arangije aramufata ati ngwino tugende ujye kuryama wananiwe, ati ngwino nkwereka ahantu ujyana. Umusore yamaze gucika intege, yamutwaye, aramutwaye, ntago aza ahamutwaye. Ese birangira bite? Umusore yisanze aryamye rwose ahantu atazi, umutwe wamenaguritse, imyenda yose bayikuyemo. Atangira kwibaza ati aha hantu ndi ni hehe? Ntabwo byumvikana. What? Rwose ari ngawe byakubaho? Inzoga buriya iyo zigushijemo nibwo utangira kwishyiraho rwose, ugatangira kwibaza ati se ibintu ahantu ndi bimeze bite, byagenze bite? Abantu banywa inzoga barabizi, bakizihirwa bagasinda. Gusa uyu musore we rwose si ugusinda gusa, ahubwo bamuvangiyemo rwose, karya ukumve cyangwa kanywa ukumve. Yatangiye gusaragurika avuga ati ntabwo byumvikana, ati ni gute ndaha njyewe umuntu wiyubashye w'umubosi, ati ntabwo byumvikana, ese nageze hano ne? Ese birarangira bite? Nahisemo filime nziza nk'iyi ngiyi kugira ngo ubashe kuba wamenya. Mu gapapuro cyangwa se hari amagambo yanditseho kari mu mufuka we, ari nako rwose kamusobanurira ibyamubayeho byose uko byagenze. Ese biraza kugenda bite? Ari nako rwose nuko kanditse muri iyo nyandiko. Umusore arimo arakitegereza ariko yibaza ati ahantu narindi, atangira gushyira ubwenge ku gihe. Ari nako rwose avuga ati ibi bintu ntabwo byumvikana. Umusore yamwambuye imyenda, amwambura telefone, amwambura amafaranga n'ikofi, byose na buri kimwe cyose aragitwara. Umukobwa, abakobwa babita abakobwa bantu mukinisha abakobwa, ndabakomeje mujye mukina nabo, ni abana beza rega si bose, ariko mujye mumenya ngo ibintu nk'ibi ngibi. Niyo mpamvu mbanzanye filime nk'iyi ngiyi kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Uyu musore wiyubashye gutya arabigenza ate? Birarangira bite? Agiye yambaye ubusa. Tugaruka kuri uru ruhande. Umukobwa aricaye arimo arabara amafaranga aba yakoreye, yagiye akangura abantu benshi mu masutiye, mu mabere, mu iki hose aba yashyizeho amafaranga. Ariko avuga uti rwose amafaranga ndagomba kuyakorera, ngakora akazi kanjye neza, bakajya bampemba neza. Kumbi nawe rwose aba ari mu kazi, ari nako avuga rwose ati ngomba kugera kuri buri kimwe cyose nshaka, nkaba umukobwa mwiza uba mu nzu nziza. Arangije hari uwamuhamagaye,
ese ninde? Ati mama aturaho, atumeze ute? Ati nanjye rwose ntabwo meze neza, ariko mama wamubwira uti mwana wanjye, ati uburwayi rwose bumereye nabi, ngeze habi rwose, imiti yashize, ati nkeneye ubufasha. Ati mama, ati nanjye nta mafaranga mfite, ntayo mperuka, nagiye gukorera amafaranga ariko baranyambura, nta mafaranga bampa. Atangira kumubwira ko nta mafaranga afite rwose. Umukecuru ari kumusaba amafaranga y'imiti kwa muganga, ari nako amubwira ati indwara yandenze, nintabona imiti ndaba nshobora kuba napfa. Ati gerageza mwana wanjye, ati rwose undwaneho ndebe ko ntapfa. Umukobwa rwose avuga uti mama, ati nta mafaranga mfite, ndaje nyashake, ninyabona rwose nzayaguha. Ari nako umubyeyi abwira umwana we ati gerageza buri kimwe cyose, ati rwose ubashe kuba wantabara. Ati mama, ati urabizi ko nagiye ngiye gushaka amafaranga kugira ngo ubashe gucungura ubuzima bwawe, ati rero ihangane, ati gerageza rwose mwana wanjye, ni wowe neza amashyiriro, dore ni wowe mfite, ni wowe ufite ubuzima bwanjye mu biganza byawe rwose, ati ndakwinginze rwose, ati gerageza ukubitirize. Umukobwa nawe akikiza amubwira ati nta mafaranga mfite, ati ninyabona nzayakohereza. Kandi icyo twabonye twese nuko afite amafaranga. Uyu mukobwa ni umusherisheri, ni umujura. Umubyeyi aramukatiye rwose, aramubwira ati nta mafaranga mfite. Ari nako rwose umukobwa yifata gutyo, nuko nguko, ati ntayo nshobora kuguha mama, ati nawe uzakora yawe, ati nzayaguha ari uko yagwiriye. Ibaze nawe, ati nzayaguha ari uko yagwiriye. Mana nyagasani akomeza kubara amafaranga, akusanya buri kimwe cyose ashyira mu ibage. Ari nako rwose umubyeyi arababaje cyane cyane. Ari nako rwose abwira umuganga ati amafaranga ntago araboneka. Ari nako rwose umuganga amubwira uti hangane dukomeze tugerageze kuri iyi ngiyi, ati nubwo iri hasi ifite ubukana bukeya mu guhagarika indwara, ati ariko turagerageza turebe nk'abaganga, atari ko habonetse ayo mafaranga menshi rwose tukabasha kuba twakugurira umuti, wabasha kuba wakira, ubuzima bwawe bukaba bwasubira ku murongo. Atari ko ihangane, ariko nta kindi twakora nk'abaganga, kandi nanjye nta mafaranga mfite rwose ngo nyaguhe wibashe kuba wagura uyu muti, ubashe kuba wagucungura. Ati kadutegereze umwana wanjye turebe ko hari icyo ari bumfashe, ati kandi ngushimiye ubufasha rwose ukomeza kumpa, gusa ndumva rwose ubuzima bwanjye buri habi, ati ndumva rwose uyu munsi utari bwire. Umukecuru arababaje cyane, reba nawe ararwaye, reba rwose umukecuru, ariko umukobwa we afite amafaranga amamiliyoni n'amamiliyoni, ariko ntiyamuhaho. Tugaruka kuri uru ruhande, hari umukobwa wazaga n'undi musore umuri inyuma, aza ahangaha rwose ahita yicara imbere y'umusore, atangira kumukarangira rwose, amureba amubwira ati mukobwa mwiza tumeze neza. Ari nako ku ruhande hari kubareba rwose uca ku ruhande. Arangije afata ikinini nk'ibisanzwe ashyira mu cyo kunywa cy'uyu musore wari uri kunywa. Mana nyagasani, ese birarangira bite? Kurikira intambwe ku yindi, ariko akomeza kumuganiriza amubwira ati uri umuhungu mwiza, ati uri umwana mwiza rwose, nakwikundiye. Afata icyo kunywa rwose arakimuhereza, ati nywa rwose ubundi ubanze ushyire akanyota, ati reka nywe mbabwire bazane nawe baguhe. Umukobwa areba ku ruhande, icyo atazi ni uko hari uri kumwitegereza. Uwo musore rwose, uwo nguwo ubonye nawe wabonye, uwo nguwo rwose ari nako abitegereza, ariko azunguza umutwe, ari kureba ibyo uyu musore arimo. Ese biragenda bite? Wa musore akimara kukanywaho yahise atangira kumva umutwe umenaguriza, atangira kuzengera. Umukobwa nawe rwose arabireba, arabyitegereza uko asanzwe abikora, nuko nguko rwose. Ni umukobwa mwiza, umurebye ntiwabona yuko ibikorwa nk'ibi ngibi rwose ari ibyo akora. Mama we yamwatse amafaranga yo kwivuza arayamwima, ariko se biraza guherera he? Ati musore mwiza, aturumva utameze neza. Yatangiye kumusaka bisanzwe uko abikora, akuramo ikofi, akuramo telefone ndetse n'agakarita rwose babitsa kuza kuri banki bifashisha. Umukobwa yatangiye kubara amafaranga, akuramo n'ishanete kugira ngo abashe kuba yayikenyereraho. Ari nako areba ko ntawe umubona ku ruhande. Umukobwa ni umujura, umukobwa aramusatse buri kimwe cyose. Tubibutse uwa mbere rwose yaramutwaye, aragenda amujugunya muri rigori rwose ahantu mu manga, amwambura n'imyenda. Ari nako avuga uti iyi saha igomba kugurwa amafaranga menshi, aya mafaranga nayo agomba kugira ute kuyatwara nkayakenyereraho, akazi kanjye kagakomeza gutera imbere.
hari uwabibonaga. Umusore yabibonaga byose tanu kwa tanu, buri kimwe ku kindi. Filime yacu rero noneho sasa igeze aharyoshye, ari nako uyu musore avuga ati ngomba gushyira ibintu ku murongo, wowe ngomba kugufata. Ari nako rwose afata rwose kuri cya kinuza, cya kirahure uyu umujeni yanyweragamo rwose, akireba akitegereza. Ese birarangira bite? Umusore yamubonye, abwira uyu musore ati tuza ihangane, buri kimwe cyose ngomba kugikora neza kandi ibihano bikajya aho bigomba kujya. Tugaruka ahangaha, umukobwa ari mu bisambu arimo agenda. Ese agiye hehe? Niyo mpamvu rero niba ugeze aho utarakora subscribe, yikore kugira ngo rwose tubashe kugira kujya mbere. Hari abo averisa, hari ababosi akorera, ari nako ababwira rwose ati bose mumbabarire maze igihe ntabaverisa. Ari nako umubwira ati wowe ngomba kwita nkwirukana uyu munsi, atumbabarire rwose, atumbabarire, ati munyihanganire akazi ntago kagenze neza, atariko ndabizi neza ko ibihe byose bidasa. Ati ceceka aho ngaho, ati buri kimwe cyose twebwe tuba twakigukoreye tukaguhemba umushahara ku mushahara. Atakira rwose aya ngaya niyo nakoreye, ati niyo nabonye, ati udufaranga, ati ntabwo byumvikana. Ari nako rwose akomeza kumubwira ati twise tunakwirukana, ati ugende ujye gukora ushake abandi ukorera, tugiye gushaka abandi dukorana nabo bakora neza. Ati mbabarira rwose, ati na mama wanjye ararwaye, ati rwose mumpe udufaranga duke basi mbashe kuba najya kumuvuza. Ati ceceka aho ngaho, ati turakwirukanye uhita unagenda, ntuzongere no gukorana natwe. Ibaze nawe, mama we yamwatse amafaranga yo kuba yagura imiti kugira ngo atabasha kuba yapfa, arayamwima kugira ngo abashe kuverisa ababosi be babashe kuba bamwizera. None birangiye bamwirukanye batanamuhembye. Ese birarangira bite? Mana nyagasani, tugaruka ahangaha, umukobwa baramwirukanye, agenda yivugisha imihanda ati se nzongera kubona akandi kazi, ati ubiyonza kumenya amafaranga nkayakuraho nkabasha kuba navuza mama, basi ubuzima bwanjye bukaba bwagenda neza. Akuramo telefone, hari uwo yagiye guhamagara kugira ngo rwose nk'umukobwa bafite inshuti kugira ngo azibwire ati mumfashe rwose munshakira akazi kanjye katakaye nabashije kuba nakabura. Arakomeza arahamagara byanga rwose, ari nako mu burakari bwinshi. Nawe urabizi rwose umuntu birukanye ku kazi nta handi hantu afite ho kujya, agahinda akaba ari kenshi. Umukobwa ari ku muhanda arimo aribaza ati mana ndakora iki? Ese ndakora iki? Ndabigenza gute? Ese birarangira bite? Kurikira rwose, ari nako haza umusore rwose, wa musore ari nako amufata amubwira ati wa mukobwa we, ati niwe narinje kureba, ati shyira hasi ibyo ufite byose, shyira hasi ibyo bikapu ubundi uze tugende kuri polisi, ngende umupolisi. Yarafashwe. Ati buri kimwe cyose akazi kawe turakazi, kugenda utuburira abantu, uhereza abantu icyo kunywa washyizemo uburozi kugira ngo ubashe kubambura. Atugiye gufunga ubu ngubu. Ibaze nawe, yararetse akazi, bamuzanye ahangaha rwose baramufunga. Ari nako atangirira kurira umupolisi amubwira ati wa mupolisi we, ati ndagira ngo nkubwire yuko rwose ugomba kuba wambabarira nkagenda. Uyu nawe aramusubiza ati ibyo wakoze byose ni ingaruka z'icyaha, ugomba kubyirengera. Ati kandi unyumve neza, umupolisi yaramufasha aramufunga. Umukobwa yasezeye akazi cyangwa se baramwirukanye kugira ngo rwose bangaje abandi bakora akazi neza, none birangiye bamufunze n'akazi yarakaretse. Ese birarangira bite? Iri somo ritambuke. Umukobwa yatangiye kuri umupolisi amubwira ati njyewe n'akazi nakoraga, ati hari abo nakoreraga, ati ati niba hari abo wakoreraga nabo rwose ugomba kuba duha tukabafungira hamwe, buri kimwe cyose kikajya ku murongo, tugaca akajagari kanyu ko gufata abantu mukabambura ibyabo. Ati niyo mpamvu rero nabo ngabo ugomba kuba twereka tukabafunga. Gusa gufite amahirwe make cyane, nidusanga koko hari abo ukorera warashutswe, turabasha kuba twaguha ibihano bikeya. Ati rwose, ati njyewe nisanze nkora aka kazi kabi kugira ngo mbashe kuba nabona amafaranga yo kuvuza mama. Ati niyo mpamvu nisanze nkora aka kazi. Ati kuba wakora ako kazi kose, uri umuntu mukuru uba ugomba kumenya buri kimwe cyose kijya mbere, ukabasha kumenya ikibi n'icyiza. Ntabwo ari ngombwa gushukwa. Kuba ufite ibibazo ntabwo ari ngombwa ngo wishore mu bindi bibazo. Niyo mpamvu uri ahangaha kandi ugomba kubiryozwa. Umupolisi yariyumviye, umupolisi aramwumva, arimo aramutakira ati mfite mama urwaye, ati nagiye muri kariya kazi kugira ngo mbashe kuba namubona amafaranga yo kumuvuza.
umupolisi nawe amubwira uti amakosa nk'ayo ngayo nibyo wari uyakeneye ariko ntabwo wagombaga kugenda ufata abasore kuriya ngo ubambure nurangiza ubakore biriya bintu. Ati ni amategeko cyane, dufite amategeko ahana buri kosa ku rindi kandi agenza buri cyaha nka kiriya. Ati niyo mpamvu rero ugomba gufungwa. Ati ariko wanyumva nawe uri umuntu, ese birarangira bite? Umukobwa aracyasaba imbabazi. Umupolisi nawe amubwira uti ati ngiye kukubabarira, tugende turebe abo bantu, ati ubundi turebe ibyo ari byo, nidusanga urengana turaza kuba twagufungura. Ati ndaje mu kanya gato cyane. Umukobwa yasigaye yiyumvira, ese arabyemera, ese birarangira bite? Tugaruka kuri uru ruhande, umukobwa yaje yigize ninja. Umukobwa rwose yagarutse ahangaha kureba ba bandi akorana nabo, ari nako rwose amubwira ati mbabarira ngaruke mu kazi, amakosa nakoze ntago nzongera kuyakora. Uyu nawe yari ari hafi ari kubyumva, ari nako amubwira uti rwose gerageza buri kimwe cyose umbabarire kandi akazi kabashe kuba kagenda neza, nsubire mu kazi rwose ntago nzongera gukora nabi. Ati rwose nakwihanganiye igihe kinini, ati akazi nagahaye abandi, ati gusa niba warisubiyeho nshobora kuba nakugirira impuhwe nkabasha kuba rwose nakugarura mu kazi ariko nkajya guhemba amafaranga make cyane. Ati ese kuba wambaye gutyo uri umukobwa mwiza, ugomba gukora akazi neza ukumva buri kimwe cyose tukavuga rwose. Ari nako amubwira ati rwose buri kimwe cyose ngomba kuba nagikora neza. Ati no, ati ndaguha akazi, ati ariko nawe ubashe kuba wakora neza kuko ni impuhwe ndaba nkugiriye. Ahindukiye aramubura, ahindukiye rwose aramubura, ahindukiye uyu nawe yari amaze kumufata, buri kimwe cyose yari yacyumvisha. Ari nako uyu mukobwa amubwira turambaza iki? Aturambaza iki ndekura? Ati ibyo wavugaga byose nabyumvishe, ati akazi kanyu kose mukora ndakazi, niyo mpamvu rero nakoze ibi ngibi kugira ngo ubashe kuba wafatwa. Ati wafashe umwana ufite ibibazo urangije umuhereza akazi kugira ngo agukorere kandi atujuje n'imyaka y'ubukure. Ati ntasone. Umugore atangira kumubwira ati urangambaniye wa mukobwa we. Ati ntabwo ari uko kugambanira, nawe wankoresheje mu nyungu zawe. Ati kandi nta yandi mahitamo nari mfite. Umupolisi aramubwira uti ati urakoze mukobwa muto, buri kimwe cyose kigiye kuba cyagenda neza, tugiye kuba twamuhana, wowe rwose urabohorwa nta kibazo kandi urakoze gutanga amakuru ku gihe. Ari nako rwose umukobwa amubwira ati afite n'abandi bantu bakorana hirya no hino, ntabwo ari we wenyine, afite n'abandi bakobwa akoresha. Ati urakoze cyane, ati uzaze no kumushinja mu rukiko kugira ngo ibintu bibashe kuba byagenda neza. Ari nako abwira umukobwa rwose ati urangambane wa gicucuwe naraguhembaga. Umukobwa atangira kumutuka. Ari nako rwose akana kishima kavuga ati mana noneho urakoze ubwo mfunguwe. Ati noneho ngiye kuba nareba mama, nshaka handi nkorera amafaranga, ati ibintu byanjye byose bashe kuba byagenda neza. Umukobwa yarafunguwe, yahawe buri kimwe cyose, aza gukomanga ahangaha. Umukobwa arishimye cyane. Wese birarangira bite? Niba ugeze ahangaha rwose utarakora subscribe, yikore tubashe kuba twajya mbere buri kantu ku kandi. Yaje abwira umusore rwose, umugabo ahangaha amubwira uti ati baramfunguye, ati ngiye icyaha cyanjye cyagiye rwose, mbabarira rwose ubasha kuba wama irangamuntu yanjye n'ibyangombwa ubundi nigendere. Ati ndabizi ko ari ubifite. Ati ati wabaye umunyakuri, ati ibyaha byawe rwose babikuyeho. Ati ega mukobwa muto, ati mujye mukora ibintu by'ingenzi leta ishaka, ati rwose utuzi ni twinshi duhari mubashe kuba mwakora neza. Umukobwa akamubwira uti nta yandi mahitamo nari mfite, amahitamo nari mfite yari gukora akazi kose mbonye kugira ngo mbashe kuba nagira ibyo nshyira ku murongo nk'umwana muto. Ati mama amfite njyenyine, ati niyo mpamvu nanjye nabashaga kuba namufasha buri kimwe cyose dore ko yari arwaye. Ati nibyo mu mwana mutoya, ati mujye mukora ibikwiye bidahabana n'amategeko. Ati gukora mu mufuka n'ibindi bintu byose ntabwo ari byiza. Ati rwose si ibyo umbwiriza. Ati nisubiyeho upfa kuba ngiye kureba mama wanjye nkamwitaho, nkamuha amafaranga, nkamuha buri kimwe cyose. Ati reka ngende rwose nkuzanira ibyangombwa byawe nta kibazo. Umukobwa arishimye. Ari nako rwose uyu mugabo amugira inama amubwira uti ati rero ati ntuzongere gukora ibintu bibi nka biriya, rwose ibyo bintu ntabwo ari byo, mujye mwisubiraho. Amuhereza irangamuntu ye rwose. Yagombaga gutaha umukobwa arishimye akajya mu buzima busanzwe. Ari nako abwira uyu mugabo rwose nyamunini ati urakoze, ati mwarakoze kumba hafi, ati Imana rwose umwami mukorera azabahembe. Ari nako rwose bonso nawe amubwira ati nawe genda kandi ntuzongere, dore uri umukobwa mwiza, ati ejo hazaza hawe ni heza cyane. Ari nako azunguza umutwe avuga uti abana nk'aba ngaba ibintu mwishoramo bikagenda bibagaruka koko ibintu nk'ibi ngibi, ati Imana izandinde rwose abana nk'aba ngaba. Arikingira rwose arigenda. Ari nako rwose avuga
tugaruka kuri uruhande umukobwa nawe rwose yari atashye agiye iwabo ashima Imana avuga uti Imana urakoze kumfungura, ati nari ngiye kuzaborera muri gereza kubera ibikorwa bibi bitemewe, disi umwana ari kwicuza. Bantu mukora ibi bintu nk'ibi ngibi rwose niba ugeze aha ngaha ukireba video isomo nizere ko waribonye. Umwana atangiye kugenda aserebura avuga uti ngiye kureba mama wanjye ndagukunda, atangiye kureba muri telefone. Ageze muri karitsiye iwabo ari nako rwose areba rwose hejuru, si yarebye ku ruhande gato rwose abona ahantu hari imva bashyingura abantu, arangije abona ifoto ya mama we, aravuga uti no, ati se mama wanjye yarapfuye, ntabwo byumvikana. Yarageze iwabo muri karitsiye atashye, umwana yacitse umugongo. Wibuke neza rwose mama we yamusabye amafaranga ngo abashe kuba yamuvuza, arayamwima kugira ngo abashe kuba yashimisha ababosi, ariko kubera ko yabuze rwose umwitaho yarapfuye, amafaranga rwose yarabuze. Mana nyagasani, ukurikira intambwe ku yindi tugera no ku musozo. Umwana yatangiye kurogirita rwose, mbabwira ngo ujye ufata iby'ingenzi rwose ubihe igikwiye kugira ngo rwose uhe ababyeyi agaciro. Natangiye mbabwira ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Wumve neza rwose, narinzi impamvu mbabwiye gutyo. Umwana yaricujije, yapfushije nyina, nta kintu bimumariye habe na kimwe. Tubabwira ngo nuko filime yacu